Ibiciro by'iyi nzu reka tubivuge buhoro ni miliyoni 85 z'amanyarwanda. Ukaduhamagara kuri 078 300 807 ukagera kuri iyi nzu byihuse mu mudugudu utangira Ikibaya. Tuje kubereka inzu nziza, inzu ifite ibyumba 4, salle de bain 3, igikoni kiri install ndetse n'akadepo. Ni inzu iri mu kibaya cya mbere cya Rubavu. Kugira ngo ugere aha hantu wanyura mu kiziba cya Byahi, ugitambika werekera ku muhanda ujya ku musigiti wa Byahi, ukanyura ku kuboko k'ukumoso ugitangira Ikibaya, uhita ugera ku gashuri k'abana kitwa Kingdom. Ni hafi n'ako gashuri ka nasari. Tuje kubereka iyi nzu iri ku giciro cy'amafaranga turaza kubabwira muri video. Iyi nzu yubatse mu buryo bwiza pe, uretse ko nyine buri muntu agirwa nake, niko umunyarwanda yaciye umugani. Iyi nzu nyirayo yagakwiriye kuyituramo, ariko birangiye ashyize ku isoko. Iyi nzu yubatswe neza guhera hasi kugera hejuru. Murabona, reka duhere kuri aya mabuye. Aya mabuye metero kare yayo, aya mabuye tuhagazeho hano, metero kare yayo igura ibihumbi 25. Ngaho noneho reba amabuye azengurutse iyi mbuga yose ndetse n'andi ari ku kabariko, amafaranga ariho. Tutaretse n'ibyo, iyi nzu umuzenguruko wose ni itafari rihiye ndetse no mu byumba hose ni itafari rihiye. Reka tubereke ku kabariko, tuva ku kabariko twerekera muri salo kugira murebe uburyo bakoze gypsum yaho, tugenda tubabwira n'ibindi. Aka kabariko ni akabariko kari kuri room principal mu cyumba gikuru mu nzu. Aka kabariko kariya ka mbere ni akabariko ko muri salo. Kariya ko hejuru tugiye kubereka ni akabariko ushobora kwicaramo uri kunywa agafanta cyangwa amazi. Aha hantu ni ahantu heza. Iyo uhahagaze uhita ubona amazu yose ari mu kibaya cya mbere cya Byahi. Ni ahantu heza wakwifuriza umuntu w'umusirimu kuza. Ni inzu ikomeye kandi yubatswe na nyirayo guhera kuri sima ni igikamba. Sima y'igikamba ni sima ibikomeye cyane. Dore neighbors koniteye, ni ahantu heza. Murabona amazu ahegereye ukuntu ameze neza cyane. Erekeza ino kamera. Dore etage, dore andi makadastere. Ni ahantu heza hafite neighborhood imeze neza cyane. Dore hariya kuri kariya gahanda aha dutunze intoki, hano inyuma yacu hari ikigo cyitwa Kingdom School. Harimo nasari ndetse na primaire. Niyo location iranga iyi nzu yihuse. Ikindi, reka tubereke ubuso bwose buzengurutse iyi nzu kugira ngo musobanukirwe neza. Iyi nzu iri mu kibanza cyuzuye kandi ni ahantu heza hagendeka, hagera imodoka. Ni mu mujyi. Come on. Erekana aka kajaride. Ibiciro by'iyi nzu rero, ibiciro by'iyi nzu reka tubivuge buhoro ni miliyoni 85 z'amanyarwanda. Ukaduhamagara kuri 078 300 807 ukagera kuri iyi nzu byihuse, kandi ibiganiro bishobora kuboneka cyangwa ntibiboneke kubw'impamvu z'ugurisha. Indi nimero 078 856 260 kugira ugere kuri iyi nzu byoroshye cyane. Reka tubereke mu gikari ndetse no mu mbavu zaha inzu yubatse.
Yes, mbere yuko tujya mu gikari reka tubanze tubereke uburyo kuri plafo yo muri salo hameze, ahandi hose hameze neza. Uzashaka kuza gusura biremewe, nuko tutagaragaza inzu yose muri kamera. Ibyo ukenera inzu n'imodoka byo kugura ukabibura cyangwa se byo gukoresha muri serema ubibona ku giciro gikeya cyane giciriritse kiri hasi cyane kugira ngo ubonere igihe. Ese ibyo ukenera imodoka zo kugendamo, kuba watwara abantu muri deplacement isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura. Ese wigeze ukenera adresse zacu ukazibura? Izi zose ziri imbere yawe. Dukorera mbuga ngari Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na apartment dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorisation nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose, naho murabona uburyo hubatswe neza kandi amatara meza cyane ahinduranye. Yes, reka twihuta cyane tugenda. Iki ni igikari nacyo murabona ko gifite nka ya mabuye twababwiye. Nubwo mureke dusoze video tubifuriza gutsinda, muhamagara za nimero twababwiye, kandi ibyo biciro bishobora kugaragara mu ibiganiro nk'uko twatangiye tubabwira cyangwa ntibigaragare. Turabakunda cyane. Ni Gisenyi Komisiyoneri.